Mukuru we. Uri mukuru. Duhuye na mukuru wa Kakajwi, n'umutaramu ariko urabona ko ameze neza cyane. Ariko se kuki umuryango wanyu umeze gutya mani? Oya, Kakajwi ndamutse buhonye nahita mwica. Wahita umwica? Miliyoni 10. Yo katata we bigenza bite? Oya nindo nteye wa. Umva njyewe nyine Banza kotsa. We ntajya wotsa. Kakajwi ntabwo ajya we. Yaba we. None se ndagirane none. Umva nyine murabura. Ayo mafaranga yose yarakwibye. None se njyewe ariko ngura tubiganireho turashaka. Ndakwinginze sibyo ikarume dukorana ikiganiro sibyo iyo ngoze walaye kankaraga noneho je nitwa Ngabo subizi se Ngabo Smith noneho ndagira ngo dukorane akaganiro kuri The Chosen TV mukuru wa Kakajwi n'umuntu subiza ko tuyishuti dore abantu bari kutureba Kakajwi yanyibye amafaranga. iyi ni The Chosen TV nizere ko wakoze subscribe kubera ko nimba utarikoze ugiye guhomba ibintu byinshi cyane hanyuma uyu munsi wa none tugufitiye gitumo idasanzwe turi kumwe na mukuru wa Kakajwi nizere yuko ibintu hano bitaza ntago biri bworohe ndabona ari umuhungu kabisa urgihene wenyine kandi ayirya ari mbisi ndagira ngo sabe cameraman se gahoro gahoro bucece kuko kwinjira muri uru rugo ntago byoroshye bino hano gahoro gahoro yo katata we bigenza bite Oya nindo nteye wa. umva njyewe nyine umva nyine genda umuntu usanzwe brother ndumuntu Umuntu ni umuntu genda umuntu usanzwe kandi ndumunyarwanda subizi se ndagukunda cyane ndumufana wa mukuru wa Kakajwi mukuru wawe nyine murumuna wawe ni inshuti yanjye njyewe nkorera The Chosen TV Kakajwi uramuzi? Yego Kakajwi ndamuzi ariko brother mbabarire je nonsiremo dore nyine njye urabizi genda umunyamakuru byonye nibi y'amafaranga. Oya yakwibiye amafaranga miliyoni 10 Ajya muri Amerika. Oya umva man urabizi subiza kuri irishumi yanyu oya umva iyo ngoze dukora ikiganiro sibyo ng'amachesi iyo ngoze man iyo ngoze oya shuti bavandimwe rero ba The Chosen TV iyo ngoze oya ntabwo nahita pfa man umva subizi se Kakajwi yari ishumi yanjye Mukuru we. uri mukuru duhuye na mukuru wa Kakajwi n'umutaramu ariko urabona ko ameze neza cyane ariko se kuki umuryango wanyu umeze gutya mani oya Kakajwi ndamutse buhonye nahita mwica. Wahita umwica? Miliyoni 10. Ajya muri Amerika. oya nyine nkurabure urabizi se nyine njyewe Kakajwi se yakwibye miliyoni 10 ayo data we Wari wazitunga? oya Ngaho mpeji ntayo mfite kabisa oya umva nyine nkurabure njye mfite nahita subiza umva nyine nkurabure ngaho ture abantu bari kutureba bari kunyura iyo ngoze bihakabanga umva nyine none se Kakajwi umupfaniki Mukuru we. uri mukuru none se ayo mafaranga ubundi wowe wari wayakuye ntabwo uri butahe. oya se shabi Ndakurya. umuryango wanyu se muraryana man oya sinda kandi Kakajwi yatumye ngira undi mutima. Kakajwi yatumye ugira undi mutima wabaye Uramutse ukoze muri izi ntoki zanjye wahita upfa sibimo imbaraga zidasanzwe. oya ariko nawe none se Kakajwi ko numva nyine Kakajwi yewe ndagira ngo muhamagare kuko mfite namba yiwe noneho muvugane na Kakajwi oya ubose mbanyine murabura ko sereka dukora ikiganiro ngo zemana umva nyine nkurabura sibyo dore abakunzi ba The Chosen Ntabwo igifu kibisya. abakunzi ba The Chosen Ntabwo igifu kibisya. bari kutureba kiri live ikiganiro ko nari kubabona. Ibi ni ibiki ndi kubona. ntabwo uri kukibona. Ni ibiki ndi kubona. Nyine bari kutureba hano Ibi ntabwo igifu kibisyaga. ariko se man nyine nkurabura ariko se yes nizere ko meze neza cyane ndi kumwe na uraribona rwose humura dore ndugukanda akanyenyeri subiza Ihene yose. ihene dore ngiri hariya ngwino nyikwereke ihene ariko man mbabarire nyine dukora ikiganiro dutuje waba ndimo kuyirya wagikora ndimo kuyirya ihene ngwino nyiguhe aba ndimo no kuyirya ngwino man oya ihene oya buyiretse man buyiretse
urabwiye yose wenyine mani tutaranayibaga turaza kuyibaga mani hoya ihene umva turaza kuyibaga ihene mwagambanye ntabwo twagambanye n'ihene wowe ihene urumva umva nyine ngurabure sibyo ihene umuntu ayirya yayibaza nose uyiriraho wowe nyiriraho ye baba we urabona nsanzwe unywa n'amaraso yonyine none se na Kakajwi bura ajyamo amaraso atabanze no yonyine umutima ni umuhaza ye baba we oya utagira ni noneho mwana wenda nge mbanza kuwotsa we ntajya wotsa Kakajwi ntabwo ajya yotsa ye baba we none se ndagirane none umva nyine murabure umva nkubwire umva nshuti bakunzi ba The Chosen hano turi kumwe na mukuru wa Kakajwi ariko hano ndabona ibintu bidasanzwe cyane murabe maso murarye ndabona abantu uyu nguyu arya ihene yose ari wenyine akayimara ubu warya nk'ihene zingahe ku munsi urya iyo nk'ihene zingahe mu gitondo ka breakfast kanjye banshaka ihene itogosheje n'isosi yose ihene itogosheje n'isosi yose niba wumva nkubeshya gutaha ni mugaruka hano iwanjye muzaza uyizanye uzama amasaha nk'atanu yo kuyitogosa none se iyo utayibonye bigenda bite iyo ntayibonye se wowe waba umeze ututariye sha ise mbyumva kabisa ariko Kakajwi ayo mafaranga byagenze bite kugira ngo ayajyane ubundi mwapfuye Kakajwi ko ubundi kubera iki amasura yanyu aba ameze gutya bakanganye byagenze bite kamufasha mu kwamamara kuri ibyo bintu mwantunze oya ibingibi yose iramubona yitwa kamera oya ariko tugire impuhwe nyine urabona ko twa dusimba bita abantu tumeze nkawe usanga turya ibijumba bimeze gutya oya none se njyewe ngende umuntu ariko ngende umuntu w'Imana ndore naremwe n'Imana urabona ko amaboko yanjye ari maze Imana urayizi wowe nje nayo nzi ariko nzi ko yaturemye nyine wowe ntabwo wizera Imana cyangwa musenga bya bintu bya nyabingi byo iyo nkurira ndayizi yose mujya muterekera ntabwo gutekera bimeze nibitazi Imana ukavuga gukorera Imana iyo nkurira ndayizi wowe niba ushaka ko uyibona yakutogosa oya none se iyo Mana isa nkamwe iyo Mana nyine urabona nsa nawe oya nyine wori mwiza cyane oya we munabare we n'umugabo mwiza cyane mubamubona ko ni mukuru wa Kakajwi ariko akaba akunda abantu ariko ikintu cya mbere ngakunda ni umusura mu rugo iwe akunda ihene imeze gute mbisi cyangwa se mbisi nyirya saa sita mbisi ayirya saa sita itogosheje nkayirya mu gitondo n'isosi yayo nimugoroba nyirisha rucakarara yewe data we urumva udasanzwe se none se abandi bantu iyo bakubonye mu baturanyi bavuga ngo iki umva mbese nyine bameze nkanjye yampaye mwese murasa ubutaha noneho ubutaha uzabona n'abana banjye uzaza kugusuruza nyine umugore wanjye uzamubona oya ntabwo byoroshye hano uruhu rwa hene ngewe n'amajanja yayo ubundi umutwe ariko uraryoha nabimenye ejo bundi ayo mafaranga yose yarakwibye none se ngewe ariko ngwino tubiganireho turashaka uburyo tuyagaruza ngewe n'abakunzi ba The Chosen TV turashaka uburyo tuyagaruza ngwino hano nta kibazo ihangane ntabwo dutinda sibyo ihangane ndakwinginze sibyo ngwino hano ngiye kwitogosereza ihene warugiye ndabibona rwose urabona nina nziza irabyibushye ra hene irimo neza cyane basigaye kampaza muri ino minsi reka da kabaye yanga ngwino mbibwire neza none ariko nyine urabizi ntundaburize bro genda umuntu wawe umva se nyine murabona sibyo umva se nyine murabona sibyo urabona abantu bari kutireba hano sibyo oya umva se murabona oya umva nyine nkubwiye sibyo ni cyanyuma tujya gukora njye baba we yes brother nizere ko bimeze neza ufite ubwoba man yes nizere ko mwebwe aho muri ari amahoro ariko hano ewana ngewe byari binkozeho nisuye umusore witwa muri mukuru wa Kakajwi ariko yarandiye nanjye ibintu hano ntabwo byoroshye nisuye umuntu iriya miryango ntabwo yoroshye kora subscribe kuri The Chosen TV